Uwase Claudine Muyango ni umwe mu bakobwa cyangwa abategarugori bakomeje kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane YouTube ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye kubera igikorwa yakoze cy'imodoka aherutse kwerekana yaguze imodoka nshya yo mu bwoko bwa Mercedes Benz GLS 300 yaguze ndetse ikaba iriho na plaque yanditseho izina rye, ariko hari byinshi bisabwa kugira ngo imodoka uyigure nirangiza iriho plaque yanditse mu mazina yawe. Ni ibintu byinshi benshi bakomeza no kubivuga, ariko amakuru acukumbuye nuko bitajya bijya munsi ya miliyoni 5 kugira ngo ube wahabwa uburenganzira bwo kuba waba ufite ikinyabiziga kikaba kiri muri plaque y'amazina yawe. Gusa ariko Uwase Muyango Claudine ntabwo benshi bari kubyemeranwa, benshi barimo baribaza aya mafaranga Muyango ayakura he. Benshi bakagenda banavuga yuko ayakura mu mwuga wo guhostinga. Iyo bavuze rero guhostinga, Muyango we nkuko yakomeje bivuga yavuze ko ari umwuga umutunze, ariko benshi bakabifata nk'umwuga w'uburaya. Bavuga yuko iyi modoka barayikuye muri uwo mwuga benshi bita yuko ari uburaya, cyangwa kuba yahostinga, yamara guhostinga mu tubari dukomeye ndetse no mu mahoteli akaba yahabwa amafaranga n'abagabo cyangwa abo bakoranye kugira ngo abashe kuba yabona ayo mafaranga, kuko ntabwo bibaza ukuntu iyi modoka ya Mercedes Benz GLS 300 yaguze nshya, kandi akaba ari nawe muntu ucagaye ufite imodoka nziza, kandi ikaba ari n'imodoka imwe mu yambaye plaque ziri mu mazina ye. Ntabwo bamwe na bamwe bari kugenda babyumvikanaho, ariko Muyango avuga yuko ari ibintu bisanzwe. Ni nayo mpamvu ubuzima bwa Muyango bwose tugiye kubuvugaho hano. Iyi ni Shami One TV, kugira ngo byose ugende ubikurikira, kora subscribe hatagenda kimwe kigucika. Ni ibintu bishoboka rero, nta n'impamvu yuko twakomeza kuvuga Muyango kuko urumva n'urugendo rurerure. Byose rero intangiriro n'ubuzima bwa Muyango byose tugiye kubanyururamo 5 kuri 5 kugira ngo mwumve urugendo, ndetse benshi byana batera ishyaka yo gukora aho kugira ngo bavuge yuko Muyango yagiye abikura hagati y'amaguru cyangwa kuba ahostinga abagabo bakaba bamuha amafaranga. Uwase Muyango Claudine wamamaye nka Miss Muyango afite amateka ndetse y'urugendo ku buzima bwe ndetse no mu bwana bwe. Yavukiye mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda kuwa 19 Werurwe 1997 mu muryango n'inshuti ze za hafi. Azwi cyane ku kazina ka Koko. Yize amashuri ye yose abanza ndetse n'ayisumbuye mu Rwanda. Nyuma y'amashuri yisumbuye yigeze kujya kubarizwa muri Abu Dhabi muri Amira zunze ubumwe z'Abarabu, aho yaragiye gukomereza amasomo no gukora. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda mu biruhuko no kuganira n'ababyeyi be ndetse n'umukunzi we Kimenyi Yves, bafashe icyemezo cy'uko yaguma mu Rwanda akaba ariho yigira. Muyango yashimangiye ko mu nzozi ze n'ibyo yashakaga kwiga mu cyiciro cya kaminuza mu Rwanda ari amategeko cyangwa raw. Mu mwaka wa 2019 yitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda 2019. Ntabwo yegukanye iri kamba ari rikuru, ariko yatahanye ikamba rya Miss Photogenic 2019, umukobwa uberwa n'amafoto kurusha abandi kubera uburanga bwe n'uburyo azi kwifotoza. Iri kamba ryamubereye irembo ryo kumenyekana cyane ndetse rikanamwinjiza mu ruhando rw'imyidagaduro. Ubwamamare bwa Muyango bwe bwiyongereye cyane ubwo yatangiraga umubano n'urukundo ndetse n'umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi Kimenyi Yves. Kuwa 30 Kanama 2021 yibarutse imfura yabo y'umuhungu bise Kimenyi Yves Yannick Miguel. Nyuma y'imyaka bategura umuryango Miss Muyango na Kimenyi Yves basezeranye imbere y'amategeko n'iyobokamana mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 tariki ya 3 Mutarama 2024. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 yavuze imbogamizi n'ibihe bikomeye yanyuzemo ndetse no mu buzima bwe bw'urushako, ashimangira agahinda n'amarira yanyuzemo nubwo hanze abantu babonaga ko byose ari amahoro, kandi ngo na amahoro yararimo. Yanyuze mu bihe by'amarira mu gihe cy'urushako. Miss Muyango mu mwaka wa 2023 yatangiye gukora ku Isibo TV, aho yayoboraga ikiganiro nka Takeover, aza ndetse no gusezera kuri uyu mwidagaduro muri Nzeri 2025. Azwi cyane nka host mu bitaramo bitandukanye n'utubari bikomeye. Nubwo yagiye anengwa n'abantu bamwe bagiye batandukanye kuri aka kazi, yavuze ko akunda aka kazi kandi kamutunze,
kandi ari akazi akunze. Ndetse yigeze kugira n'ikiganiro cyakunzwe cyane kuri YouTube yise Who is my date today afatanyije na Director Gadi. Ibyo biganiro yagendaga agira cyangwa icyo twakita ikiganiro cyagiye gikundwa cyitwa Who is my date, yagiye gikora n'abahanzi batandukanye nka ba Roskana ndetse na benshi batandukanye, ariko ntabwo yaje kubikomeza kuko ntabwo byamuhiriye. Yabonye ko bishobora kuba byamuteranya n'abantu abivamo yerekeza mu bindi. Muyango yakomejwe kuvuga cyane aho yatandukanye n'umugabo we Kimenyi Yves twese tuzi nka nyezamu w'Amavubi, ariko ntabwo urukundo rwabo cyangwa umubano wabo waje kubahira. Ubu ngubu ntabwo babana nk'umugabo n'umugore nk'uko babisezeranye. Rero Muyango Claudine akaba ari umwe mu bagore cyangwa mu bategarugori bagiye bamamara mu bijyanye no guhostinga, ariko benshi ntibabyemeranweho bagenda bavuga ko umwuga wo guhostinga ari umwuga w'uburayi. Ese iyo bavuze guhostinga ubundi mwumva iki? Guhostinga rero ni kuriya umuntu aba afite akabari cyangwa afite business ye, noneho akaba yatumira umuntu uzwi cyangwa umuhanzi cyangwa umubyinnyi, nawe agatumira bagenzi be cyangwa bagomba kumufasha, barangiza bakaza muri ya mafaranga yinjije uwo munsi, bitewe nuko hari benshi bakunze ibyagiye biberamo cyangwa uwo muziki, amafaranga akinjira cyane kuri uwo munsi. Hari amafaranga runaka aba yavuganye na nyiri kabari kugira ngo abe yamugenera cyangwa bibe byaba igihembo, nawe uwo muhost agahindukira agahemba bagenzi be. Ariko ntabwo kuri Muyango bakomeje kuvuga yuko ari ibijyanye no guhostinga gusa, bakomeje kuvuga yuko nyuma yuko ahostinga abagabo bamuha amafaranga kugira ngo abe yabasha kuryamana nabo, bikaba ari byo benshi bashingiraho yuko nta handi hantu ashobora kuba yabakura amafaranga, ndetse no kuba yaba icyamamare bigeze ahangaha, ndetse no kuba yagura imodoka ihenze kuriya, ndetse ikaba iri no mu mazina ye nka plaque. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, nubwo ari ibintu bimenyereye kuri buri umwe, ariko abaye umwe mu bagore baciye agahigo, akaba ari no guhetenira ibihembo bigiye bitandukanye n'abahanzi bakomeye ndetse n'ibyamamare bikomeye. Muyango rero no muntu utoroshye, ni umuntu ukomeje kuvugwa. Ntabwo we yemera yuko ibintu bijyanye no guhostinga ari byo bimwinjiriza gusa, nta nubwo yemera yuko ari uburaya, ahubwo ni akazi nk'akandi ndetse n'umwuga nk'undi wose ushobora gukora bishobora kukwinjiriza amafaranga. Muyango Claudine rero tutagiye muri byinshi, muri uyu mwaka wa 2026 yatsindiye igihembo cy'indashyikirwa nka Best Female Multi Platform Content Creator mu gihembo cya African Content Creator Award muri iki gihe, kandi aherutse no kwerekana imodoka nshya yo mu bwoko bwa Mercedes Benz GRS 300. Ni imodoka ihenze cyane, niyo mpamvu akomeje kuvugisha benshi, bakaba barimo bamufata uko atari, bakaba barimo bavuga ariko se buriya noneho Yive ntabwo agiye kugaruka. Bari kuvuga ko Muyango ari umuntu udasanzwe kandi arenze. Ariko tugendeye ku rugendo rwa Muyango cyangwa ubuzima bwe bwite, guhera byatangira ndetse guhera mu bwana bwe n'uburyo yakoze, yaranize birumvikana. Ntabwo ari ibintu byakabaye bitunga abantu ngo banavuge yuko abikura mu maguru cyangwa abikura mu bijyanye n'uburayi. Kandi guhostinga nk'uko babivuga ni umwuga kandi umutunze, kandi ni umwuga wakura nk'ibindi byose bishobora kukwinjiriza. We yabigiyemo rero amaze gusezera ku Isibo TV, aho yaravuye mu kiganiro cy'imyidagaduro ahubwo akajya mu mwuga wo kuhostinga, kuko ari byo yabonaga bishobora kuba bimuha agatubutse. Ntiwibagirwe gukora subscribe, ukore na like, kandi unasharinge kugira ngo ino video bigere kuri benshi. Ibindi dukomeze tubane kuri Shami One TV, kandi twongere n'ubutaha. Ciao ciao, murakoze.